Ngiye rwose yarabinyibwiye twicaye muri salo si ukukubeshya pe. Biri serious? Biri seriye. Akareka iyo ntabwo byumva. Ntabwo byumva? Karungi? Bitewe n'aho namukuye ibyo bintu ntiyabivuga. Ntabwo yabivuga nyine bitewe n'ibyo yaguhaye. Njye yarabimbwiye urumva? Akareka umugore wanjye n'ukuntu ankunda. Yaragukunda Cyane rwose. ariko mbega urukundo. Nta kibazo mfitanye. Ubuse usibye ibyo bintu yaguhaye akakugira igicucu, umugore aramubwira ngo ni imbwa akaba amukunda. Igicucu imbwa? Akareka umugore wanjye ibyo ntabwo yabivuga. Wanze kubyemera? Wanze kubyemera? Ahubwo se ubundi ugamije iki? Urabona se ngamije iki? Ntacyo ngamije rwose, sijya ko niyemeje kukubwiza ukuri. Umva se ubundi se ni iki? Ni impuhwe warungiriye se bimeze bite? Nari nkugiriye impuhwe kuko nabonaga baragufashe nk'imbwa itereye aho ngaho, niyo mpamvu nyine nakugiriye impuhwe nyine ngo mbikubwire byibura nabimenye. Uvuga ngo kumpamurira imiti hari iyo wabonye, hari iyo yakweretse. Ariko kukivaza cyane njyewe imiti umugabo umutereta yayimuzaniye ndeba urumva? Nubwo nabihoreye nkabika ko ntabibonye ariko njye narabibonye. Ikimenyetso kiri he? Ushaka kunsaba n'ibimenyetso se? Ikimenyetso ntabwo ari n'ikihe ko bayimuzaniye ndeba. Ngo iki? Umugabo umutereta? Ariko ntukabeshye uwuhe se? Gabanya kunseka hari igihe uzabyibonera. Ahubwo biranasekeje. Ahubwo niba washaka ko tuganira ariko ni igiparu uri gutera. Igiparu? Abandi se batera igiparu mu bibabaje? Ibihe bibabaje se ninde wapfishije? Kuba nariyemeje kubikubwira akaba numva wigira inuza wirirwa wigunze hariya asa nuko uba wakundanye n'umugore wawe. Oya njye nkunda cyane pe, sinzi ko ibyo bintu nabikora. Aragukunda? Cyane. Sha yaraguhamije kuko ariko. Yarahamamije? Baribwo arabona umugabo umeze nkawe pe, ariko sinakurenganya kuko byose bituruka ku mugore wawe. Ngaho hagarara. Twinjira mu buzima cyane. Kuvuga ngo ndabateranya se ibipangu ndabifite nta kintu nafite umuntu ushikiza uburyo naza kubateranya. Mwebwe nyine nta gitukurusha. hanyuma se ndabateranya ngo mbakure iyi. Mbaze gabanya amagambo nyine wowe ndari icyo ugamije. Nta kintu na kimwe ngamije habe na gito. Ese kumbona ufite amahane cyane. Amahane? Ewe narusha se iyo umugore wawe amahane agiye. Rekera uziko nanagukubitira hano iwawe njye. Akibeshye se nkabwira rasita akabyuka mukabonana. Mbaze ibyo byihorere nyine atanumva ko nageze hano kumva bya rasita wimuzana akugabanya amagambo ko twinjire mu buzima kumva amagambo y'ibyo ninjira mu ahubwo wari wamugore kumva azabukubita imisatsi nazayo umva ndekura ese ko ufite amahane waciye ugataha mudundu bibone wawe ikoze se ukareba imbwa ngo zirakurira hano. Imbwa cyane iriya njangwe yanjye akugize imbwa akugize ikigoryi. Rekera tudaserera ngo tubireke nyine cyaho utaha. Umugore wanjye aramugera n'uwakuntumye umubwire ko wari mbega ukuntu akwemera genda nyine taha iwawe nshyira mu rugo. sawa nyine Sheri narinje gutumira umuvandimwe nyine mu rugo nawe mu muri ariko ndaje mwiteho.
nakubajije ngo ninde wakwari mu gipangu cyanjye wari winjijemo umugabo wanjye kubera iki? umugabo wawe uramugenzura Ngomba kumugenzura kuko ari umugabo wanjye. kuko wamugize inganzo Nta n'isoni namaze ibyo ngibyo ntabwo bikureba. Ndaya gusa. Nimba ubabaye nawe uzafata itike ugende ushore amafaranga ubundi uhindure umugabo wawe. ubu zirareba ko ari akagabo kawe wagize akabwa. Reba iriya mbwa yawe wagira ngo ni umushumba, byo byonyine bikabutura aba yambaye wagira ni umushumba. uzwi mureba uri kubona ari umurasta ari kureba Rasta vuga ngo ni imbwa twongeyeho umusega. Urabyumva? uzigara akagabo kawe wahinduye imbwa yamaze. Uramubonye akagabo kawe kagiye ntabwo gaheruka hano. Ntabwo gaheruka hano ubonye ubikumbuye ati umugabo wa Karungi ikosa wajya warabigukorera. arabigukorera ra yamaze. Wenda wasanga binkora. dore Kigali yose irabizi ko umugabo wawe nta kintu azi. yamaze niba ari uvuga nako yicaye akavuga niba ubabaye umubwire nguhite ikikugeza kuri Muhazi. Urumva? ufatike asubira ku buryo urabona iki gitoro turafike n'undi munsi sinzongeye kubana n'umugabo wanjye. ndabona nambaye neza ndi Nyine wambaye neza ubavuye kugupfubura cyane. Umva iryo nishya rugize kuko utayiheruka. nabana biheruka nakababa afite nabyo ko akagize akagoje kabigukoze kabishobora se kabishobora ndabwire naba ndi indaya ndamaze. umva mbwira niba yagenda burundu sibanja naheruka nigeze umva mbwire n'undi kandi iyo najya gukunda ntabwo ntukanyinjire mu buzima ndakwiye. N'undi munsi uzongera ndakubwiye wanda yawe ntugomeze atari kurashimba nanjye mbona sayi ngiyi wambaye umugabo wawe bikuriye ko atari umugabo wawe. wakubaza izina se ubwo ugenda nakubwiye ubwo niba ubabaye ndebera niba iri kuza hano ra ntanayihaye karibu nicyaheze kandi rubyo nawe usigaye utundamye hano. Nakayobewe nawe impamvu gafite ubwenge nk'ubw'iki kigori. ubwo se wowe utabufite ari wowe utabufite ibigori byahuye buhwanye twajya kwagiye kuba utabishoboye rubyo gusohora imbwa hano nubahe bananutse ko barose nawe yo kurya disi we murapfuye. ibyo birakora ko yarananutse nandi isoni wahajya muravuze ngo musohore sohora iyi ndaya hano wazamenya naho ukora urasohoka sohoka hano mbira mu Rwanda umva ntukamenyere nataguce kabona uko ari kwawe ndakubwira ngo ndavuze ngo sohoka sohokera mu Rwanda ubwo kwandika ariko ntukamenyere wambaheru nawe jya umenyera iwawe mu iyo gipangu ni iwawe inzara uri kugira ngo ugaruke mu uza rugo kuhakora iki se wagira icucu nawe ukomeza uze noneho mabusha ibi ngibi niba ari byo nawe wanzaniye uzanyongeza umushahara wumvishe uzibeshye wongere uhakandagire noneho makandagira se ngenzwa ni umva genda iwawe uvanze ibintu oya ndabona ngo ibwakazi ransura n'undi munsi